Ihoho. Sawa. Meze neza. Ntabwo utegereje. Hashize umwanya. Mbwira ikintu nshakira cyatumye ntumiza mu muhanda ngo nze guhagarara aha ngaha nkaho ndi icyapa. Ntabwo ari ukuguhagarika ku muhanda, none se ko wanze kuza mu rugo nakwinginze barabyanga. Ariko wabonye umfatirana cyagiye ugira ngo nasinze ugira ngo wakongera gutuma ngenzi wanyu. None se iwanyu nza kwamara iki? Kucyumva ko nagufatiranye. Utamfatirana, waramfatiranye nyine. Ako Diane, uretse ko nakubabariye. Nari nkwiye kuguhururiza polisi. Nta n'isoni. Nta n'ukugira Diane watuje, tuza tuganire ariko. Sibyo? Tuza tuganire. Kuki wumva ko nagufatiranye kandi ngiye naragutabaye. Ntawe ukuntu wari umeze. Hago kuki wowe uhita ubifata nko kugufatirana. Ariko si icyo nagushakiraga tuza. Tuza tuganire gatoya. Sibyo se? Si wambira utankoraho. Basi reka mubwire. Nta kibazo. Sinzi impamvu buri gihe uba ushaka kumbwira nyine. Biga nawe byarambangamiye. Ibintu wankore byarambangamiye. Ngiye nkisanga njyamye mu nzu y'umusore mu cyumba noneho nkisanga impande yawe. None se ku muhanda ko wari kureba nibyo byiza? Wagira ngo urare hara ku muhanda? Nitwa Kagabo Jackson. Mama wanjye yitabye Imana nyivuka, sinigeze ngira amahirwe yo kumumenya. Papa wanjye nawe yaje gushaka undi mugore, ari nawe wandeze kuva ndi umwana kugeza musa. Papa wanjye yaje kwitaba Imana, gusa asigaye yanditseho imitungo yose. Birumvikana muka data ntabwo byari kumushimisha, byatumye akora ibishoboka byose kugira ngo ayisigarane. Ndagira ngo mumanire umwana wanjye. Turabumva. Mfite umwana ise yansigiye ariko amwandikaho imitungo yose. Ndashaka ko mumusarisha agasara, byibuze nanjye nkareba ko nagira uruhare kuri iyo mitungo. Inkuru y'ubuzima bwanjye nuko itangiye. turabumva. Ariko nanjye nari ngukumbuye. Ngaho rero tujye mu cyumba. Ubwo bagutetse umutwe aba nabasikamu. Jese ndi umusazi. Ahubwo ni wowe wasazi iwe reba. Nitwa Sekerine. Nisanze ndi mu rukundo n'umwana w'umuki. Cyari cyiza pe. Nyuma mukuru wanjye yaje kumukunda. Uriya mugabo ntabwo ari uwawe. Kuba mwarakundanye ntabwo bivuze yuko yafite uburenganzira bwo kumukunda. Intambara y'umuvandimwe ibiratangiye. Urashaka ngo bigende bite? Urashaka bigende bite? Ni gushaka aruge nishaka mumuruge ngiruke ku musozi atura amashashi ubundi adekera umugabo. Urukundo uyu munsi kumva natakigukunda. Uyu mwaka abantu benshi baziko ngo njye nawe turi impanga. Ntabwo nkeneye kuba impanga nawe. Ariko uretse kubwira iki jya unyubaha wibuke ko ndi mukuru wawe. uzi ikintu uri gukora se? Dutangire umukino tuwite intambara y'abavandimwe.
wenda kuzi sinkuzi akareka genzeranye n'abasazi ntago nzi njye se ndi umusazi ahubwo ni wowe wasazi iwe reba uzi ko uri umusazi iwe nziheze wenda kuzi reka nkore ku musazi turebe wenda kuzi ndakukubita ntabwo twahuriye Zambia kareka njye ntago ari njyewe Zambia twahuriye hariya mu Burundi suhaze ntago nzi njyewe ntago menyana n'abasazi nimbona nakuzi rero ngiye ngiye kurira ndakuzi sibyo ntago nzi Bobo zikaho kugira ngo ndarane nawe kuriya byari kuruta se nkarara mu muhanda ukandikira mu muhanda basi ngaho Use tuvuge ko ari mu wangire Bobo we basi ibyo tubireka ariko urabizi ndakukunda urabizi ntabwo nakurikira hariya ku muhanda nese wagira ngo nkore iki wagira ngo nkore iki ndeba umuntu nkunda musige ku muhanda arega umva nkubwire sibyo se umva nyine nkubwire uzi ikibazo cyawe se ibintu byose uvuga ukora ku muntu ntabwo ushaka kumugisha utankoze ariko ndagukunda hako ntabwo ujya wibona sibyo ukibona njyewe nawe tumeze ukuntu ariko ubona utambereye ngaho ureba nawe itegereza kugewe nawe tumeze ukuntu arega buri gihe reka nkubwire buri gihe uko nkubonye umutima urakwikubira simba numva ko hari undi mukobwa ngiyewe nareba wundi utari wowe Excuse me again ngo uko mubonye umutima wanjye urakwikubira zo drama ni izahe uri kunzana ntabwo ari drama ndi kukuzanaho so kubera ko igihe cyose mba numva nta wundi muntu mbwira nyine irasa ku ntego mbwira ikikugenza dufite gahunda ngiyemo right uri kunyereza umva basi mubwire sibyo Bobo nizere ko atari za joking basi zawe mubwire nyine nyumva sibyo nshaka kunyumva ko ibintu byo guhora tuvugana gutya dushwana gutya tuvugana nabi ukuntu ntabwo ari sawa sibyo icyo nshaka kukubwira ni kimwe kandi nyumve neza igihe cyose ntabwo ngiye mba ntuje uranyumva neza umutima wanjye ntagufite mba numva ameze nk'igishushanyo kigenda gusa none my God igishushanyo wari utumye ngo igihumure sorry Bob sorry ntabwo nibona ntagufite Ego ikigurisha nje ndamakuzi nubwo waze kuzerekana nigendera cyakora abasazi mugira imbaraga nese ugiye nese ko ndi kuvuga ngo ndakuzi ho kanga urajya ngiye mbigenze akira ngo akarindazi Ego wewe kubwira ngo ndakuzi wapi ndakuzi cyane ntago nzi Iyo mfuko mara kukono mfuko ryako ngako ryako akanga afana gashiri mufite wanjye ufite sheri wanjye ndakamushira sheri wawe wese ugira sheri ndamugiranye umusazi nkawe agira sheri umusazi si wowe wandi umusazi reba kujifunda wabwo umusazi wowe uzi ko wasaze reba do ibyo ni ibiki se wese ntabwo wari uko sheri ya sheri mwiza byatanga cyangwa ushaka njye kumukwereka tugenda umunyereka banza mari iryo rindazi umwarimu ndamushyira uramushyira ako se wowe ugira umusheri ndamugiranye tugenda ujye kumunyereka mbena
Umunsi Diane. genda nyine. Agabona ko uri n'umwana nako uwo muntu ngene tugenda. Ugende nyine. Mwaza kino kintu. Akubwiye ngo arasaza uramakanya. None. Ndamufite mwiza we. Hino. Genda nyine ndaza ngukurikira. No. Okay. Amazi wazanye? Diane. Amazi wazanye? Diane. Ndagukunda ku buryo nanjye numva ubuzima bwanjye budafite icyerekezo ntagufite. Sinzi impamvu nyirengagiza rero. Kuvaza mu buzima bwanjye. Kuva ryari? Wowe nkunda? Yego. Wowe urankunda? Ibaze nakundanye n'umusore w'inzobe. Umusore w'inzobe tukajya mu rukundo. Cyakora uretse kubirota mu nzozi honyine bo. Ndakubwiza ukuri uretse mu nzozi. Wowe ntago narota nkundana nawe. Suko mbikubwire gute? Uri kureba uri type yanjye. Ushaka urukundo rwanjye. Igo. Nigo. Kamanga niba ushaka ko ngukunda. Bimbwira ipfukamye. Nimba utabikeneye. Let me go. Right? Kamaze nkubwire, sibyo? Sinzi impamvu ubikora mu rwego rwo kongerageza nkabikubwira nkabona urimo uraseka nkaho nta kintu bikubwiye. Ndi kwihuta ntacyo tuzaganira ikindi gihe. Ariko wanyemereye aka kanya tuvugana nakubwiye ngo no mu nzozi ndota wowe Bob. Mu basore b'inzozi zanjye nturimo, yaba indeshyo, yaba umukobwa w'inzozi zanjye urimo, yaba ukungana ingano yawe, yaba imyaka yawe. Umva basi mbwira. Diane. 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 Nyiragasa. Muzanisha. Muze myaka. Kevin. Inde? Kevin. Kevin asani. Wabaye iki? Reba yewe. Nyiragasa umuya kuvuga mu. Ari n'umusasuzanye. Ntabwo anagenda basaza. Mu Kevin yewe. Yanda. Sinakubwiye ngo arasaze kuva kare. Kevin byagenze gute? Natwicaje hasi. Utazanye se naje. Jise kutazanye naje. None waguhaye mandazi. Ya mandazi y'umusazi. Yiwe. Tubijugunye. Yoho. Wa musazi. Arya tuzasara. Duse ko yari kumbwira ngo unze mwereke ngo inshuti yanjye turi kumwe hano. None aho nakamubwire kandi uzasara. Uzasara gutaye kujya wimenyereza abasazi. Uri umusazi, uri umuzungu. Kevin kuva ryari? Ese Kevin ari kuvuga n'uwahe? Reka basazi bane. Hakuzikana ibyo. Urani we witwa Kevin, witwa Kevin. Ni wowe witwa Kevin. Biyoka byakuriye. Yo. Yewe nitwa Nyiragasazi Jean Truderi. Sinabimubwiye se ngo yitwa Nyiragasazi nabyemera. Natareba kano gakomo kandi. We ni keza sha. Diane yangu. Ni keza. Tumuzigire. Tumukubite. Hapo twere ntabwo tuvana. Harwana abasazi kandi ngo iri abasazi. Amubere kubera ari umusazi. Iyo umusazi.
isi ibintu nabonye biteye ubwoba. Nese ubukunzi ko Jackson namurogesheje agasara, ubu Kevin yabaye ikigugu. Bise ninde waba waramukoze biriya bintu? Ma, kumba nutameze neza. Nta kibazo. Nta kibazo kandi kubona mu maso ko ufite ikibazo. Usigaye mpisha? Aya, ntacyo naguhisha mwana wanjye urabizi. Nase ufite ikihe kibazo utabasha kumbwira kuri kumbeshya nta kibazo gihari kandi ngende kubibona mu maso yawe. Ni ibibazo by'abantu bakora umwana wawe. Uzi ejo bundi nahuye n'umuntu kuna barasiye barasaze. Nahuye n'umukobwa wambaye akajipo kagiranga neza yambaye ubusa. We narumye Kandi waramuretse aragenda. naramuretse ni Nafata inkoni nkakubita mfata ibibuye nkakubita ku maguru no mu mutwe no mu mazuru no mu maso. Umuntu wambaye ubusa kwambara ubusa ntabwo ari bibira. ndiko navyibagiwe. Wari kumukubita none sigiye gukubita nde? Ngewe ngiye gushaka umuntu nyine ninde ngendana ahantu tuduhurira. Itamba kubisa sikuno byambabaje. Kandi hari ahepfo nabonye bavuga abantu bose ukara abasazi. N'abasazi cyangwa twe turabasazi. Ngambwira ikibazo ufite. Nta kibazo. Ubu ngubu ugiye kumpisha ikibazo ufite kandi ndi kubona mu maso yawe ko ufite ikibazo koko. Nese urabona ntari guseka. Nyine uraseka kandi nicaye ahantu kure. Uri gutekereza ibintu byinshi. Nuko narindi nyine numvaga ntago ari ukuri wenyine. Iyo umuntu ari gutekereza afite ibibazo nyine abibona mu maso. Shake urumva ari umuntu nagurije 5,000,000 mu minsi yashize. Akunda muhamagara telefone ye ntiriho kandi igihe yagombaga kuyansubiriza cyararenze. Ma ubwo so abateka mitwe. Oya kandi ari inshuti yanjye. Ubwo bagutetse umutwe abo nabasikama. Abase banono nabajya basikama oya. Nabajura nyine ari ukuntu umuntu aguteka imitwe. Nico uterega z'iki gihe ntukajye uzizera. Umuntu ashaka kwiba nyine gutyo gusa. Ntukajye ugira umuntu wizera. None se nibyo byagutesheje umutwe gutyo. Ku buryo mama Feza yantuburira. Sumuzi? Ndamuzi. Ni wese oya ntago yabikora. Nisi ko telefone itari ndumva nataye umutwe. Ma nicyo kibazo ufite? Sure. Ahubwo se ugira nimero za Diane? Ndazifite. Zimpe. Ese Diane ahuriye n'icyo kibazo? Oya nuko nyine nari mukeneye. Ako ma ufite ikintu uri kumpisha Kandi mbikubwiye. Ubwo Keza mwana wanjye urafata 5,000,000 ukazihindura ubusa. Nyine ikintu kintangaje ni ukuntu hise uvuga ngo Diane nimero ze nta kibazo zananziguye. Akira zimwe. Nta telefone yawe. Ubundi se muraherukana? Turaherukana. Twigeze kura mu minsi yashize. Namushaka ntabwo mperuka amakuru ye nawe. Nese umeze ute? Ko mbona wambaye neza uragiye wabona ugiye kongera kunsiga hano. Oya nta hantu ngiye. Ntaho pe. Ubwo rero reka nkureke ugume ibintu riba. Ariko ufite ikibazo uri muri amisha. Ese ke garuka hano? Ko mbona wagira ngo ugiye kugenda. Sima najya hano. Reba ibyo bintu wisize. Reka turebe nimba uri umusazi. Yese sinambaye ikanzu nziza. Oya we ntabwo uri umusazi. Ahubwo wowe uri umusazi. Kubera utakubise umusazi nawe witwa umusazi. Akuzi kari byo. Reka nsubire rero njye kumukubita kugira na nyine ngende cyo kuri umusazi. Ntabwo yari umuntu n'agakira. Yego. Akuse ko nanjye naramubonye ari kumwe none yari kumwe n'undi muntu w'umugabo umuhagaze iruhande yasinze no kugenda byamunaniye. Bagase kandi yari yazimwe ese muri bigikure. Mukumunda ye. Bareka ukuntu bakuramo ikintu mu nda hano mwe. Urakanda kiti.
ku munwa ku maso ubu ngubu byisize uri ahangaha ke sima wagira reka nkasa neza reka mba ngomba gusa neza nabaye nkuru kweki utajya ubyumva ibyo bintu ntago nanze kusa neza ariko ingendo zawe za hato na hato keza rwose ngiye maze kuzirambira mama nawe urakabya maze kuzirambira mbese ahantu nkubwiye ko ngiye ndi hano mu rugo nta hantu ngiye pe kandi ubyumva ariko ndabona wahangayitse pe ese ubundi wariye yego nariye meze neza ahubwo wowe ufite ibibazo mbona uri gutekereza gutyo ubwo wariye shake nariye ikibazo mfite nyine nicyo nkubwiye manjye hari ibintu ntari guhuza sibyo urimo uravuga ngo ntabwo Feza ubundi hashira umwanya ngo nimero za Diane ibyo bintu urabihuza gute ko bitari guhura ahubwo wowe hari ikintu uri kumisha sinzi ikibazo ufite pe nta kintu ndi kuguhisha ase ubu naguhisha iki mwana wanjye kubizi ko ari wowe tubana hano ko ari wowe umenya ibyanjye nta kundi nyine jya ukomeza umisha ubwo no nta kundi ubwo nyine nta gukingizera nk'umwana wawe jya genda mva imbere sinzara kumwe n'uwambaye ubusa sinzi njye yamubonye yari afite n'ikibuno ntabwo nabibonye yazamutse agahita mu muhanda namugangiye kumukubita kwiruka ataza ahajya ntabwo murungurutse rwose wowe ubundi barunguruka arunguruka arareba ari umusinzi waba ntabwo tumusazi bari wararasha noneho Diana undi wacu karisasa ntabwo uyizi yandi bambara hariya imeze nk'ikabutura nk'iyi ubwo rero niba utazi karisa guseka rero uzi guseka cyane ku ifuni siko bavuga ntabwo ariko bavuga Erega abashize iminsi akoso ni ngombwa ngo ujye uza kunsura ariko nagutumyeho sinari bwari naje bwashize se njya kubaza taxi uko ahari ukambwira yuko yagiye erega reka mubwire Diane uri inshuti y'umwana wanjye aho Jackson atari ngomba kuhaba rero ngomba kumenya amakuru yawe niba umeze neza nta kibazo ntabwo uba ugomba kumara iminsi ingana gutya utari waza kumureba kugeza aho mwitumira koko cyakora urantumbuye pe nyine kuba ndi inshuti n'umwana wawe ni byiza ariko nyine ntabwo numvaga waho umuganga urankumbuye nyine birashimishije bakoze numva ari igitangaza se ni igitangaza oya birasanzwe uri umwana wanjye mu gihe Jackson adahari cyaduhuzaga ntabwo gihari none se Jackson yarapfuye ntabwo yapfuye ariko none se ntabwo babivuze gutyo ndamukumbuye ahubwo Diana nanjye ndamukumbuye kuko ni umwana wanjye ndamukumbuye cyane ubu nta nimero wese murabona oya nimero rwose pe na n'ubu ntabwo iraboneka kuko yabaye amahoro erega usi wasanga yaranakoze impanuka oya humura byanze bikunze rwose yabaye amahoro kuko aramutse agize ikibazo twabimenye ubundi na bose turi kumwe turi kuganira kumbuye niba watangiye kumurora Poli kandi komera niba nawe se umeze nk'umunaniro cyangwa utameze neza oya njyewe meze neza cyane rwose gusa nyine maze kurya ubugari iyo umuntu amaze kurya ubugari ahita acika intege njyewe rero ntabwo njya nzicika ubanza nuko ngukunda cyane
narinzi ko uri buze tugasangira nagutegereje. nagize gahunda Ndaheba. nagize gahunda nyinshi ku kazi hari akazi kenshi kugira ngo ntabwo byari ibibazo nubwo nuko nazateka ngamuke murebe wasanga umubyeyi yarwaye nyuma n'abarwaye biteho ndabizi Keza nawe aba ari bize ubundi dore nawe aha Keza aba yiruka Keza arimo arashaka kunanira afite imico iteye ubwoba. no Keza ahubwo wowe muri inshuti ujya umuhana pe ibaza umwana udatinya kugenda akaba yarara iyo yagiye. Keza ntabwo turi inshuti cyane umuntu twari inshuti cyane ni Jackson ariko ntacyo nabwo namwegera tukaganira mu ikibazo afite. Buriya rero ugomba no kuba inshuti na Keza none akwimye musaza we wabigenza ute? ndi kumva numbuwe none icumi wasanga hari ikigo ari kugenderamo nanjye narabitekereje abagore buriya hari igihe dushukana kandi igitangaje ni uko ingabo y'umugore iragushora ariko ntigukora. Abagore turashukana twamara gushukana umwe agaca hano undi agaca hano ugasanga ibibazo tubivuyemo gutyo. ntabyo azi aracyari umwana arumva ari mu kigare ari hejuru mu birere reka simvuga. Noneho ibintu byateye no bride shower, baby shower, kitchen party utwo tuntu twa hato na hato anniversaire utwo tuntu tugiye kuturangiza umva tukarangira neza ariko ntacyo nzamwegera muganirize ashobora kuzagaruka mu murongo. nanjye ndi kugerageza nk'umubyeyi kandi nyine uzaze umwitwararikaho urabizagira ari mu myaka mibi se mibi uzi cyane ko nanjye ntarayirenga byagoranye manirirwaga ngurukana mama koko noneho mama numvaga mwanze nkumva ni umwanzi wanjye nkumva ari kumbuza gukora ibyiza ari kubaka kandi iyo ndekereza uha agaciro byaragiriye akamaro nkabona umubyeyi ibintu yambwiraga byari iby'ingenzi rero tuzaganira. ahubwo se Diane amakuru ya Kevin